Ese wari uzi ko kanseri yo mu bwoko bwa prostate ari imwe muri kanseri zikunze kwibasira abagabo? Cyane cyane igakunda kwibasira abagabo bari mu myaka ya za 50 kuzamura. Ese wari uzi ko hari abagabo benshi bagenda bafite kanseri ya prostate ariko batabizi? Twongeye kubasuhuza bakunzi bacu hano kuri News. Twongeye kubashimira kubw'umwanya mukomeje kuduha no kuba mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Mwakoze subscribe n'abatarayikora turabasaba kuyikora kugira ngo bajye babona ibiganiro mu wa mbere. Turabasaba gukora like, share na comment. Nimba hari ikiganiro wifuza ko twazavugaho watwandikira muri comment ugatubwira. Ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kuvuga kuri kanseri ya prostate. Kanseri ya prostate yibasira abagabo cyane cyane guhera ku myaka 50 kuzamura. Hari abagabo benshi babana n'iyi kanseri ya prostate igihe kirekire ariko ntibigere babimenya. Ikintu gitangaje kuri iyi kanseri ya prostate mu ntangiriro zayo ishobora kutagira ikimenyetso na kimwe cyakwereka ko ifite. Niyo mpamvu hari abantu bamwe na bamwe bayimenya yaramaze gukura cyangwa se yaramaze gukwirakwira mu bindi bice by'umubiri. Icyo gihe umurwayi ntaba yorohewe kubera ko iba yaramaze kwangiza ibindi bice. Ariko se rimwe na rimwe nimba nta bimenyetso igira, ni gute umuntu ashobora kuyimenya hakiri kare? Hari ibimenyetso bito abantu benshi bafata nk'ibisanzwe, nko kwihagarika kenshi nijoro. Ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko ushobora kuba ufite kanseri ya prostate. Gutangira kugorwa no kwihagarika, kumva uruhago rutari gushiramo inkari neza. Nk'urugero, iyo umuntu ari kwihagarika ufite icyo kibazo atangira kumva inkari zitari gushirayo. Abantu bamwe babifata nk'ibimenyetso by'ubusaza, batekereza ko abantu batangiye gusaza ari uko bigenda. Nyamara rimwe na rimwe bishobora kuba ari ikimenyetso kigusaba kujya kwisuzumisha. Ikindi abantu batazi ni uko kugira ibimenyetso bidahita bivuga neza yuko umuntu afite iyo kanseri. Hari izindi ndwara nka prostate yabyimbye cyangwa uburwayi bwa prostate buterwa n'ubwandu, nazo zishobora gutera ibimenyetso bisa n'ibya kanseri ya prostate. Niyo mpamvu kwisuzumisha kwa muganga ari ingenzi kurusha uko wakwifatira imyanzuro ukurikije ibimenyetso. Ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi ni uko iyo prostate ivumbuwe hakiri kare, akenshi ishobora kuvurwa cyangwa kugenzurwa neza. Niyo mpamvu kumenya amakuru nyayo bishobora kugira uruhare mu buzima bwawe cyangwa se ubuzima bw'ukunda. Muri iyi video tugiye kumenya prostate ni iki, ikora iki mu mubiri w'umuntu, kubera iki abagabo bamwe bafite ibyago byo kuyirwara. Ibimenyetso birindwi bya mbere abantu benshi birengagiza bya kanseri ya prostate. Ibimenyetso abantu benshi bibeshyaho. Turarebera hamwe ukuntu abaganga bayisuzuma, uburyo dushobora gukora ngo tuyirindemo, n'ibyo umuntu ashobora gukora ngo agabanye ibyago byo kuyirwara. Wowe icyo ngusaba ni ukureba iyi video kugera ku musozo, kubera ko icyanyuma turi buvugeho ni kimwe mu bimenyetso bikomeye kandi abantu benshi batazi. Nyamara birashoboka ko bishobora kugufasha gufata icyemezo cyo kwisuzumisha hakiri kare. Dutangira, mbere yo kuvuga kuri kanseri ya prostate, reka mbanze mvuga kuri prostate ubwayo. Prostate ni agace gato kaba mu mubiri w'umugabo, kangana hafi n'imbuto za walnut. Gaherereye munsi y'uruhago rw'inkari kandi gakikije igice cy'umuyoboro unyuramo inkari. Abantu benshi bumva ijambo prostate ariko ntibamenye akamaro kayo. Akazi kayo nyamukuru ni ugukora igice cy'amazi avangwa n'intangangabo. Ayo mazi niyo afasha intanga kubaho, kugenda neza no kongera amahirwe yo kugera ku gice cy'umugore. Mu gihe prostate imeze neza, umuntu ashobora no kutamenya ko ayifite kuko idatera ikibazo. Ariko uko imyaka igenda ishira, prostate ishobora kugenda igira impinduka zitandukanye. Hari igihe yaguka ariko itari kanseri. Ishobora kugira uburwayi buterwa n'ubwandu cyangwa kubyimba, cyangwa iyo uturemangingo twayo dutangiye gukura mu buryo budasanzwe bivamo kanseri ya prostate. Izi ni indwara 3 zitandukanye nubwo bimwe mu bimenyetso zishobora gusa. Niyo mpamvu udashobora guhita wibwira ko ufite kanseri ngo ni uko ubonye ibimenyetso byo kwihagarika.
ahubwo tugira abantu inama ko ugomba kwisuzumisha kugira ngo umenye indwara ya nyayo. Iki gice gikurikiyeho tugiye kurebera hamwe impamvu abagabo bamwe bafite ibyago byinshi byo kurwara iyi ndwara n'icyo ubushakashatsi bwerekana. Ushobora gutangira wibaza ngo ni bande bafite ibyago? Abantu bafite ibyago byinshi ni abagabo bafite imyaka 50 kuzamura. Abagabo bafite umuntu wo mu muryango wigeze kugira kanseri ya prostate. Abagabo bafite umubyibuho ukabije. Ku bagabo bakunda kurya ibiribwa bifite ibinure byinshi kandi imboga n'imbuto ari nke. Ku bakora imyitozo ngororamubiri mikeya. Kanseri ya prostate nubwo ibyo byose tuvuze byongera ibyago, ariko buri muntu wese ashobora kuyirwara. Ibimenyetso birindwi bya mbere umuntu ashobora kugira mu gihe afite kanseri ya prostate. Icya mbere, kwihagarika bidasanzwe inshuro nyinshi, cyane cyane nijoro. Niba usigaye ubyuka inshuro nyinshi ugiye kwihagarika kandi mbere bitari bisanzwe, birashoboka kuba ikimenyetso kigusaba kujya kwisuzumisha. Icya kabiri, gutangira kwihagarika bigoranye. Umuntu yumva ashaka kwihagarika ariko inkari zikaza bitinze cyangwa bigasaba gushyiramo imbaraga nyinshi. Icya gatatu, inkari zisohoka buhoro. Umurongo w'inkari uba ufite intege nke cyangwa ugacikagurika. Icya kane, kumva uruhago rutarangiza gushiramo inkari. Nyuma yo kwihagarika ukumva uracyafite inkari, ukongera kugira icyifuzo cyo gusubira ku bwiherero. Icya gatanu, kugira amaraso mu nkari cyangwa mu masohoro. Aya maraso nubwo ataboneka buri gihe, ariko ni ikimenyetso gikomeye kigomba gutuma ujya kwa muganga. Icya gatandatu, ububabare mu mugongo wo hasi, mu kibuno cyangwa mu magufwa. Iyo indwara imaze gukura, ushobora kugira ububabare muri utu duce, ariko ibi bishobora guterwa n'izindi ndwara. Niyo mpamvu kwisuzumisha ari ingenzi. Icya karindwi, kudakora neza imibonano mpuzabitsina ku bantu babigenewe. Hari igihe kanseri ya prostate cyangwa se uburyo bwo kuyivura bishobora kugira ingaruka ku bushobozi bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi si ikimenyetso cyihariye cya kanseri ya prostate, ariko iyo bijyanye n'ibindi bimenyetso bikenera gusuzumwa byimbitse. Hari uburyo buzwi buhuriweho abaganga bakoramo isuzuma rya kanseri ya prostate. Ibiganiro mugirana na muganga ku buzima bwawe n'ibimenyetso ufite. Isuzumwa ryo mu maraso ryitwa PSA cyangwa se mu magambo arambuye prostate specific antigen. Isuzumwa rya prostate digital rectal examination igihe bibaye ngombwa. Ibi ni iki gihe muganga akoze urutoki mu kibuno ari gupima prostate. Hari n'ubundi buryo bapimamo, ariko ubu tuvuze hejuru nibwo bw'ibanze. Nta kizami kimwe cyonyine cyemeza kanseri ya prostate. Muganga aba agomba gusuzuma ku bisubizo byose hamwe. Ese kanseri ya prostate umuntu ashobora kuyirinda? Nta buryo bwemewe bwo kuyirinda 100%, ariko umuntu ashobora kugabanya ibyago byayo. Kurya imboga n'imbuto nyinshi. Gukomeza ibiro biri ku rwego rwiza. Gukora imyitozo ngororamubiri buri gihe. Kujya kwisuzumisha igihe ubigiriwe inama na muganga. Kanseri ya prostate ishobora gutangira bucece, ariko kumenya ibimenyetso no kwisuzumisha hakiri kare bishobora kugira uruhare rukomeye mu kuyivumbura hakiri kare no kuyivura. Nk'uko tubikesha igitabo cya Dr. Patrick Walsh cyitwa Guide to Survive Prostate Cancer, kivuga neza ko gusuzuma indwara hakiri kare bishobora gutanga uburyo bwo kwivura. No mu gitabo 100 Questions and Answers About Prostate Cancer kivuga ko prostate ishobora kumara igihe nta bimenyetso igaragaza. Niyo mpamvu abaganga bashimangira ko hari abantu bafite ibyago byo kuba bafite kanseri ya prostate ariko batabizi. Bagakomeza bagira inama abantu ko bagomba kujya kwa muganga hakiri kare bakamenya ukuntu bahagaze. Ibitabo twakoresheje muri iki kiganiro harimo igitabo National Center Institute Prostate Cancer, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima WHO. Niba hari ikintu gishya wize muri iyi video, gisangiza abandi, cyane cyane abagabo cyangwa imiryango yabo, kugira ngo abantu benshi bamenye amakuru kuri iyi ndwara ya kanseri.
Murakoze cyane, Imana ikomeze kubana namwe aho muri hose. Ntimwibagirwe gukora like, subscribe no gusangiza abandi.